Haleluya, haleluya bene data, nizere ko muri amahoro Imana ikomeje kubarinda. Ni Pasiteri Marie Thérèse ugarutse, ngarutse kuvuga Imana. Nzanye ijambo rivuga ngo mu gicuku cya nyuma nawe Uwiteka akwitamururire. Nawe byakubera ko Uwiteka akwiyereka ugeze mu gicuku cya nyuma. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Haranditse ngo umwami wa Egiputa bamubwira yuko ubwo bwoko bwacitse, umutima wa Farawo n'iy'abagaragu be irabuhindukira, barabazanya bati twakoze ibiki kurekura Abisiraheli bakava mu buretwa twabakoreshaga. Atunganisha igare rye ry'intambara, ajyana abantu be, ajyana amagare 600 yatoranijwe n'andi 400 y'intambara y'Abanyegiputa yose n'abatware bategeka abayirwaniramo bose. Uwiteka anangira umutima wa Farawo umwami wa Egiputa, akurikira Abisiraheli, kuko Abisiraheli bari bavuye muri Egiputa bateze amaboko. Abanyegiputa babakurikirisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose, n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose, babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rw'Ipihahiroti imbere y'i Barisefoni. Farawo abatuze, Abisiraheli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli batakira Uwiteka, babaza Mose bati nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo, kudukura muri Egiputa? Si byo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu? Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati ni iki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa, bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisiraheli. Bariya ibabera igicu cy'umwijima, abandi ibabera umucyo ubamurikira nijoro, ntibegerana ijoro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka awuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yari ari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisiraheli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkingi iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururira mu nkingi y'umuriro
n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa, bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo, bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye mu Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Imana yacu itugirire neza cyane. Ijambo nyamukuru uyu munsi riravuga ngo Uwiteka akwitamururire mu gicuku cya nyuma. Mu gicuku cya nyuma ubone ubutabazi bw'Uwiteka. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka agutekerezeho. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka akwibuke. Mu gicuku cya nyuma, muri cya gihe kibi cy'amakuba, muri cya gihe kibi cy'amage, muri cya gihe kibi cy'ibyago, Imana yacu itugirire neza cyane. Igicuku cya nyuma nakigereranya na cya gihe uba uvuye mu maboko y'ibyakagutabaye, uba uvuye mu mwanya w'ibyakakurengeye, uba uvuye mu mwanya w'ibyakakugiriye neza, warangiza ugatangira kwinjira mu majune no mu bibazo kandi udashoboye kubyikuramo, nta n'uwundi muntu wagufasha, nta n'ikindi kintu cyakurengera. Igihe ingingo zose zikurengera zimaze kuvaho, igihe ibintu byose byari bigufasha amaboko bikuvuyeho, igihe ubutabazi bwose bwari buhari bushize, Uwiteka Imana akwitamururire. Icyo gihe uba ujugunywe mu maboko y'ahandi hantu, ariko Uwiteka Imana ntiyemere ko ujya mu maboko y'umubi, ujya mu maboko y'ibyago, ujya mu maboko y'amajune, ahubwo akwitamururire muri icyo gicuku. Ibikujugunye bikujugunye mu maboko y'Imana. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Bigutaye bigute mu maboko y'Imana, bikujugunye uhita uhura n'ubutabazi bw'Uwiteka akurengere kuko ari Data wa twese mwiza. Iki gitabo ni kimwe mu bitabo 5 bya Mose bigaragaza uburyo Mose yakuye Abisirayeli muri Egiputa akabajyana mu gihugu cy'i Kanani. Nubwo atabashije kugerayo, ariko niyo ntego yari ihari. Imana yacu itugirire neza cyane. Abisirayeli babaye mu Egiputa babaho neza bakigerayo, ariko igihe kiza kugera bahindurwa abaretwa muri icyo gihugu, akaba ari bo bakora imirimo itandukanye iy'abanyagihugu bagakwiriye gukora, iharirwa Abanyegiputa, ndetse bigera n'aho bagambirira kugira ngo Abanyegiputa badakomeza kororoka bakabaruta ubwinshi, bahitamo kujya bica abana b'abahungu bavutse, bakareka b'abakobwa. Imana ibona birarenze, uburetwa burabarya batakira Imana, ngo ijwi ryabo rigera ku Mana. Nuko igihe kigeze ahagurutsa Mose, yari yarateguye mu buryo bwa gihanga kugira ngo arengere Abisirayeli, niko kumutuma kwa Farawo kugira ngo amubwire ngo arekure ubwoko bw'Imana butahe. Farawo rero muzi ko yinangiye, akarinda yohererezwa ibyago 10 byose, ku cyago cya 10 akaba aribwo yemera kurekura Abisirayeli. Icyo gihe ngo hapfuye ikintu cy'imfura cyose cyo muri Egiputa, abana b'imfura, inka z'imfura, ihene z'imfura, mbese ikintu cyose cyavutse mbere mu Egiputa icyo gihe cyarapfuye. Ariko ab'Abisirayeli ntibagire icyo baba. Nibwo Farawo n'abantu be bavuze bati nimureke aba bantu bagende, ubwo ibintu byacu bigenze gutya
ntago twakomeza kubaho gutya, nibagende. Ariko ngo bamaze kugenda, bamaze kuva mu kiriyo cy'ibyabo, bongera gutekereza ku Bisirayeli, baravuga ati ni bande bazaduhingira, ni bande bazatwubakira, ni bande bazadutahiriza, ni bande bazatumenyera amatungo, ni bande bazakora uburetwa butandukanye bajyaga badufasha. Biragenda bite ko tutabitoje abana bacu, ko abadamu bacu batazi guhinga, batazi gutera intabire, ko abagabo ba hano batazi kubaka, batazi kujya mu bikwa, batazi guterura amatafari, kuyabumba ntibabizi, gushaka inganagano ntago babizi. Turabigenza gute? Barareba bati ubu turafata abana tubatoze kujya kuvoma, turafata abana tubatoze kujya kuragira amatungo. Ubu se mu myaka yose bamaze batabikora bazabishoboza iki? Abari abaretwa turabarekuye. Ninde uzasya ingano? Ninde uzajya gusarura imyaka mu murima? Ninde? Baravuga bati reka tubakurikire tubagarure. Imitima yabo irarubira, bagira gutya bashakisha ingabo, bashakisha intwaro zitandukanye, barambara. Mbese baravuga bati haraca uwambaye. Ariko Uwiteka nawe aramanuka, aravuga ati ubu rero ni njye namwe, tugiye guhangana, turebe umugabo uwo ari we, turebe ufite intsinzi mu maboko ye. Yewe Farawo n'abantu ngiye guhangana namwe kuva ahari isi yaremwa, nibwo ngiye gukora ikintu gikomeye kandi kizavugwa n'amahanga yose, mu bihe byose kizasigara kivuga mutakiriho. Igitangaza cyo kugabanya inyanja mo kabiri, abantu bagatambukira ahumutse, Imana yarangiza igakunkumurira mu nyanja, abari bigize kabushungwe bari bateye ubwoko bw'Imana. Hari ikintu Imana ikorera umuntu kigacecekesha abantu, kikanabaguhuza ntibongere, naho unyuze bakagutinya, bakajya bahahunga bitewe n'icyo Imana igukoreye. Imana itugirire neza. Imana ikurikirana ijambo yavuze, ikaririnda, ikarinda n'uwo yaribwiye, kugira ngo izarusoze mu maso y'abantu bose, mu maso y'isi yose, bamenye ko Uwiteka atajya abeshya, bamenye ko Uwiteka atajya avuga amasigara byicaro. Haleluya! Imana yari yarasezeranye na Aburahamu, iramubwira iti rero Aburahamu, urubyaro rwawe ruzaba abaretwa mu gihugu cy'amahanga, ariko ntabwo nzigera nirengagiza isezerano nagiranye nawe. Igihe kizagera nibuke isezerano, ngaruke ku byo twavuganye, nongere mbagarure muri iki gihugu, hanyuma bahature bahabe. Imana itugirire neza. Imana rero yari yibutse isezerano ryayo na Aburahamu, umugaragu w'Imana ukundwa. Niyo mpamvu Imana yamanutse ijya gutabara Abisiraheli. Kandi Abanyegiputa nabo mwumvise bavuga ngo yewe duhunge, ngo kubera ko tubona yuko Uwiteka ari burengera Abisiraheli, akarwanya Abanyegiputa. Mu gukurikira Abisiraheli kwa Farawo, ngo igihe Farawo yari abatuze, gutuga umuntu abegereye, abasatiriye, yenda kubageraho kandi abaguye gitumo, ngo bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, ngo baratinya, batangira kugira ubwoba, ngo batakira Uwiteka, batangira kuburanya Mose bati iyo turekera mu Egiputa. Ariko Mose umugabo w'Imana arababwira ati mwitinya. Haleluya! Mwitinya, nubwo Farawo adutuze mu mureba, nubwo Farawo atwatatse, nubwo Farawo adutunguye gutya, mwitinya, mwebwe mwikomeze,
mwikomeze ku Uwiteka wadukuye mu Egiputa akaduherekeza mu rugendo kugeza ahangaha. Uwiteka niwe utuyoboye, mwitinya. Uyu munsi muri bwirebere yuko Uwiteka ari we Mana nyamana, muri bwirebere yuko Uwiteka ari we Mana ikomeye, muri bwirebere ibitangaza Uwiteka ari bubagirire uyu munsi. Murahita mumenya ko burya Uwiteka dukunda, murahita mumenya ko burya Uwiteka twemera, murahita mumenya neza yuko Uwiteka ari we watangiye umurimo hagati muri twebwe, akaba ari nawe wo kuwukomeza. Mwebwe mwihagarike umutima, ahubwo nimwicecekere, mwisakuza, kuko tuzi neza. Mose ati nzi neza ukuboko kuyadukuye mu Egiputa, uko kuraduherekeje. Ukuboko kuyadukuye mu Egiputa, mujya mubona inkingi y'igicu tumurikira, ubundi ikaturinda. Niyo mpamvu ibyo ngibyo ubwo mwabibonesheje amaso, hari n'ibindi mutarabonesha amaso, hari n'ibyo mutarumvisha amatwi, mugiye kubona kandi mukumva. Kuko Uwiteka uyu munsi yamanutse yitamururiye ku Bisiraheli, aje kubereka ko ari umubyeyi wanyu. Imana ishimwe cyane. Hari ibigutuza uyu munsi, hari ibituza abana bawe, hari ibituza umutware wawe, hari ibituze umufasha wawe, hari ibituze umuryango wawe, hari ibituze ubuzima bwawe, ubona biri kukubyiga, ubona biri kugusunika byenda kugutura mu nyanja cyangwa mu rwobo. Imana iri mu ruhande rwawe. Witinya, wisakuza mu kigeragezo, ahubwo tumbira Uwiteka, uburira amaso ku Uwiteka Imana, we kuyuburira ku bintu ibyo ari byo byose, ahubwo uyuburire ku Uwiteka kuko niwe mutabazi, uyuburire kuri Yesu kuko niwe mutabazi, niwe murengezi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uwiteka Imana niwe murengezi wacu. Icyo gihe ngo barebaga imbere bakabona inyanja, bareba hirya no hino bakabona imisozi, bareba inyuma bakabona ingabo za Farawo. Babwira Mose bati Mose we turagira dute ko dushiriye ahangaha? Mose ati mwitinya, nawe witinya. Nubwo hari ibikugose, warambura amaso ukabona nta gitabara, warambura amaso ukabona nta kirengera. Uwiteka iyo aje kugutabara nta muntu ujya umutanga imbere, kuko ntawe umuha inzira. Imana ntawe isaba inzira. Uwiteka Imana ntawe isaba audience. Uwiteka Imana ntawe isaba imbabazi. Uwiteka Imana ntawe isaba amaboko. Uwiteka Imana ntawe isaba uburenganzira. Uwiteka Imana ntawe isaba intwaro. Ntigura ntitira. Intwaro zose, buri kintu cyose kiri ku isi ni intwaro y'Uwiteka Imana yakoresha, kandi ibyo ikora bikagenda neza nk'uko bikwiriye. Imana yacu itugirire neza cyane. Arababwira ati mwitinya uyu munsi, abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntimuzongera kubabona ukundi, kuko Uwiteka atuzaniye agakiza. Bari baje kuturimbura, bari baje kutugirira nabi, bari baje kudusubiza mu buretwa, ariko Uwiteka Imana agiye kutuburana, agiye kuturwanirira. Mwebwe mwihagararire gusa, mwicecekere. Murajya mubona umukungugu utumuka, murajya mubona nyine ikoza akantu. Imana itugirire neza cyane. Icyo gihe rero Uwiteka Imana, marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli yarahavuye ajya inyuma yabo muri ya nkingi y'igicu, ajya hagati y'ingabo za Farawo n'iz'Abisiraheli. Ubwo ibintu byari bihindutse ukundi. Imana ibera Abisiraheli umucyo, ariko abanyegiputa ibabera umwijima. Imana itugirire neza. Ubwo rero operasiyo iratangira. Ijoro ryose Imana ihuhisha umuyaga,
nuko utandukanya amazi. Mose amaze kurambura ukuboko hejuru y'inyanja, Imana ibwiye Abisirayeli ngo mukomeze mugende, ntimuhagarare, ahubwo mwebwe mukomeze urugendo rwanyu mutuje, muguwe neza. Imana itugirire neza cyane. Ingabo za Farawo rero zibonye Abisirayeli batambuka mu nyanja nk'utambuka ku butaka, nabo bashoramo amagare, bashoramo amafarashi y'intambara, mbese baramanuka bazi ngo bagiye gukora ikintu gikomeye mu mazi. Ariko Uwiteka Imana, haleluya. Umurongo wa 24 nawe ukunze cyane ngo mu gicuku cya nyuma ni naho twakuye rya jambo ngo Uwiteka yitamurura mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Uwiteka aritamurura, arangije ngo yitegereza ingabo z'Abanyegiputa zikinagira, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa zisimbuka, yitegereza uburyo bari gukurura imikoba y'amafarashi bayasimbukisha, yitegereza uburyo bari gusimbukisha amagare bavuga bati mwa Bisirayeli mwe, noneho nitwe namwe n'aya mazi. Arabitegereza, arongera arabitegereza, arongera arahindukira arabitegereza, ngo muri uko kubitegereza ibyo bari kwigira ngo bacikamo igikuba. Abanyegiputa bacikamo igikuba kubw'ijisho ry'Uwiteka Imana riri kubitegereza, uko ribitegereza bagacika intege, uko ribitegereza amafarashi yabo agahinduka ukundi, uko ribitegereza ijisho ritangira kunyengera mu mibiri yabo, ritangira kunyengera mu mafarashi, ritangira gucengera mu magare, ngo noneho ngo bitangira ngo kugenda gake, inziga z'amagare ngo zitangira gukururika biruhanije, ubwo n'amafarashi nyine atangira guhungabana, nuko n'imitima yabo itangira kunyeganyega. Baravuga bati ko twumva ibintu bihindutse tutari uko twari tumeze, ko twumva hari ikintu kibaye muri iyi nyanja, ko twumva hari ikintu Uwiteka Imana, ya Mana bavugaga, Abisirayeli bavugaga batubwiraga bagiye gukorera, kumenya igiye kudukuramo akantu, kumenya hari ibintu bihindutse, muze duhunge, kuko iyi Mana ndi kubona ibatabaye. Bahise babona iyerekwa ryihuse, bahise babona ibintu bibahindukiyeho, batangira kumva ubwoba bwinshi muri bo, batangira kumva urupfu rubasatiriye, batangira kumva inyanja ibatwikiriye itaranabigeraho, Uwiteka Imana ataranatangira kubikora. Baravuga ngo reka duhunge, uko byagenda kose nta kuntu Uwiteka atari burengere Abisirayeli. Ubundi se kare kose barinze baza bayobewe yuko ari Imana yabateje ibyago 10 byose? Barinze biroha mu mazi se bari bayobewe yuko Uwiteka Imana afite amaboko akomeye kandi arengera Abisirayeli, ubwoko bwe yatoranije? Barangije biroha mu nyanja, bari bazi se ko amaherezo yabo biri bugende gute? Imana itugirire neza. Imana ngo imaze kubareba ikijisho, hari ijisho umuntu akureba ukibwiriza, hari ijisho umuntu akuburiramo, warangiza ukavuga utumva ndashize, noneho ugatangira gupfa ataranagukoraho. Iryo ni ryo Uwiteka Imana yarebye Abanyegiputa. Arangije ngabwira Mose ati Mose, ubu rero ni njye nawe, akazi operasiyo ugiye kuyisoza. Rambura ukuboko hejuru y'inyanja,
hanyuma usubize amazi uko yari ari yose ajye ku banyegiputa no ku magare yabo n'abahetswe nayo n'abahetswe n'amafarashi. Nuko Mose arambura ukuboko ngo mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo. Abanyegiputa ngo batangiye guhunga basubira inyuma, basubira iwabo, ndetse ngo Uwiteka Imana abarusha amaboko. Imana ibarusha amaboko. Uwiteka Imana abarusha amaboko, abatwikiriza inyanja, bararengerwa kubw'umugambi mubisha bari bafitiye ubwoko bw'Imana, kubw'umugambi w'ubugome bari bafitiye ubwoko bw'Imana, kubw'ishyari bari bafitiye ubwoko bw'Imana, kubw'urwango, kubw'agasuzuguro, kubwo guca amazi abantu. Uwiteka Imana bareba igitsure. Imana yacu itugirire neza. Hari ibyagusuzuguye, hari ibyaguciye amazi, hari ibyakurebye bigushyira munsi y'ikirenge rwose. Uwiteka Imana abireba igitsure. Uwiteka Imana abireba igitsure. Ngo yitegereje ingabo z'abanyegiputa mu gihe akizitegereza gusa, ngo zicikamo igikuba. Uwiteka Imana agira ibyo acamo igikuba mu bikurwanya, mu biguhiga, mu biguhagurukira, mu ntambara Satani akugabaho zose, mu bitero Satani akugabaho. Imana ikugirire neza. Uwiteka Imana nahindukire nakebuke. Saba Uwiteka Imana akebuke muri icyo gicuku urimo, muri icyo gicuku urimo, muri ako gahinda urimo, muri ayo majune urimo. Uwiteka Imana akwitamururire, agira ibyo areba igitsure, abikunkumurire mu nyanja itukura, abikunkumurire mu nyanja yaka umuriro. Uwiteka Imana arabizi yuko hari ibitugoye, arabizi yuko hari ibituruhije, arabizi yuko hari ibiturwanya, hari n'ibyo akunkumura bitaratugeraho, ariko ibyamaze kutugeraho, ibyo ni byo kumubwira ngo Uwite, itegereze, hindukira. Ibi bintu bireba igitsure kuko birandembeje. Ndarambiwe, ndarushye, ndaremerewe. Waravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Nduhura kuko ndarushye. Abisirayeli bari barushye, bakoreshwa uburetwa, bakoze ibintu byinshi mu Egiputa kandi batashimirwaga, barakubitwaga, bakarya ibiryo by'agahimano, bakanywa amazi y'agahimano. Bari mu gahinda gakomeye, bicirwaga abana b'abahungu, bari mu gahinda gakomeye, ariko Imana yo mu ijuru irabibuka, iritamurura. Igicuku cya nyuma, Uwiteka Imana akwitamururire ari mu nkingi y'igicu, akwitamururire mu bana bawe, akwitamururire mu muryango wawe, akwitamurure ku byawe, akwitamurure ku mashuri wize ukabura akazi, akwitamurure ku burwayi warwaye bakahashaka indwara bakayibura kandi urembye, akwitamururire wowe wabuze urubyaro, akwitamurure wowe wabuze epfo na ruguru, akwitamurure wowe udafite aho uba, akwitamurure wowe udafite kirengera, akwitamurure wowe udafite kivugira. Uwiteka Imana akwitamururire. Utabura uko ubigenza, ntawicira inzira kandi ntawe witungira agatoki, byose niyo ibikontorora. Kandi Yesu naza kugutabara ntawe uzamutanga imbere. Haleluya.
Yesu naza kugutabara ntawe uzamutanga imbere, icyo gihe amavi yose azaba yamupfukamiye. Yesu naza kugutabara ntawe uzamutanga imbere, icyo gihe amavi yose azaba yamupfukamiye. Kandi na n'uyu munsi ni ukuri uratabawe kandi urarinzwe, kubw'impuhwe z'Uwiteka Imana Nyiringabo n'imbabazi atugirira, ntacyo uzaba.